ikipe ya Mukura na Rayon Sport wari urimo urasobanura uburyo nyine Rayon Sport nubwo imaze iminsi itameze neza ariko ibimenyetso nk'umuntu wogeje match ya Elmerek na Rayon Sport ibimenyetso bihari ni ibihe bigaragaza ko yenda kuri match ya Mukura yabifite ijambo muri uyu mukino. Yangira ngo bimwe mu bimenyetso ibyo abakinnyi bashya byo abantu barababonye kuva kuri Super Coupe match ya Al Hilal abantu barababonye nejo bundi kuri match ya Elmerek abantu barababona hari abo bashimye mu bakinnyi bashya baje hari abo batashimye abantu bakivuga batahangaha rwose habayeho kwibeshya abandi bakavuga bati haracyari kare imikino 3 reka tugerageze turebe abanze twongere tunabapime mu gikombe cy'intwari turebe ko n'umutoza agerageza gushyiramo akabaraga ku buryo mu mikino yo kwishyura bazaba bamaze kumenyerana ariko bamwe mu bakinnyi urebye uhereye nk'inyuma umusore witwa Chimanga Chilembi Ramazan maze iminsi akina muri Axe ya Rayon Sport abantu baravuga bati ni umusore ubona ufite taye nziza ushobora kuba yabikora ariko ukibura undi muntu bakinana w'umurideri akamuyobora ni naho rero bahera bavuga bati nyuma y'umukino wa Mukura Youssou Diagne yamaze kugaruka ashobora kuzafasha cyane muri Axe ya Rayon Sport kuko Chilembi na Rushema urabona ko akirimo amadeshe aracyarimo rwose akavuyo kenshi uwo n'umwe undi abareyo bavuze bati rwose twakozwe mu mufuka ku manywa y'ihangu n'umuvandimwe witwa Vinyinu ashobone kuri match baraperereje neza basanga yari asanzwe ari umukinnyi w'umupira ni gute umuntu akina kuri wingi match eshatu nta monte nta assist nta muntu yacenze ngo tubigaruke tuvuye ngo ntabwo yacenze assist atanzwe na Benazizi Dawabi byihorere umuntu yakiniye ku bibuga byose iminota 75 bari hafi gushira muri stade bena kujya kumwikuriramo abafana ibi bintu ni ibiki abafana ba PN basigaye batora geste yo gusimbuza ku munsi mwaka agamukuramo abafana ba PN bagira geste yo gusimbuza abantu barumiwe yo kwibutsa umutoza hari umunsi umwe nko kuri stade umufana azinjira mu kibuga mukuremo vetivamo bamudushyire tutuze 75 ubona ko yananiwe yashize wawushaka nk'igitego bagahita bazana n'itafari bakayirambika urutwa n'itafari abangaba abareyo bayakozwe Vinyinu abareyo hariya rwose niba ashobora ko nasanzwe cyane bindi byari bo harya n'ibiki ni ubushukanyi bwambora n'ubuki simbizi ubwambuzi bushukana ashobora ko nasanzwe nk'umukinnyi wawe ariko ntabwo uri umuntu waya bamwe mu bandi bakinnyi umukinnyi ubona ugenda azamura urwego amere neza Rikau kandi umukinnyi ukomeye cyane we yarasanzwe akina wenda ahubwo ikintu ashobora kuba baremwibeshyeho Rikau ni umunimero 8 mu nimero 6 ko nta mu nimero 6 ugenda kuriya ndabona kuko no muri Flambo yaratsindaga buriya n'umukinnyi utsinda rwose ibitego yavuyemo afite nk'ibitego 5 kuzamura Rikau ari kubyitwaramo neza undi nawe ubona bya mutoza abuze uko bigenza kubera ko avuga ati ni umuhungu wanjye ni Bangara hangahega Bangara Yannick Bangara imyaka ni myinshi amaze igihe adakina ahubwo mukimbona wenda aveki n'igihe no kugarura fitness cyane Aziz Dawo mbona yakina Ben Aziz Dawo ni ikibazo cya fitness gusa ariko urebye nk'igitego nko kuri assist yatanze igitego cya mbere cya Ngong mu by'ukuri ni umupira aturukanye hafi neza mu murongo w'icyo ga kabiri banira couloir yose arayinyanyagira ahindura umupira mwiza cyane bareba gatatu muri Rayon Sport sibye no muri Rayon Sport no mu Rwanda ntago twabaherukaga ba muntu ushobora kuzamukana umupira agatanga centre agatanga cross ubona iri press ubona iri soigné ikageraho yifuza ifite imbaraga ni igihe cyabarutanga igihe cy'abamangwende ariko aba bajene bandi bose bo kuri gatatu muri iyi minsi rwose habe Claude habe ugerageza ni Christian gake apfa gutsinda ibitego akazamura amakuru ariko ize gatatu zircyaye sina gatatu gusa no kuri kabiri hose byarapfapfana Benazizi Dawo urabona ko nkuko Samuel arabivuze uko azagenda akora imyitozo urebye aba bakinnyi benshi akazi gakomeye cyane gafitwe n'umuntu witwa Mwambari
mwambari Serge kugira ngo arabishoboye. ikibazo nanone nk'uri udaheruka mu kibuga ushaka kumushyira kuri standard akagudu nawe burana no kumutwara gake n'imikino yegeranye urumva ntabwo wamukoresha fizike nyinshi afite match muri buri minsi 3. Yes, hanyuma icyo kwishimira rero ku ruhande rwa equipe ya Rayon Sport ni igaruka rya Forunganye iminota yakinnye kuri iriya match yagerageje action meza nkane pero urabona ko Forunganye kweri aracyari rutayizamu utyaye aracyaburamo igihe no kongera kumenyerana abavandimwe bandi aje asangamo, ariko atake ya Forunganye n'umuntu witwa Asmani n'umuntu witwa Aziz Basane kuranye ejo nagaruka nawe aragarukira rimwe na Dianye mama camukuru bazahita bagaruka antuka icyerekeranye n'ubusatirizi muri equipe ya Sport kizaba kiryana. Ubwo rero kuri match y'ejo Forunganye na Asmani mu by'ukuri n'ubusatirizi bushya. Hanyuma Demba imikino myinshi ya Mukura urayikurikira, ari muri match 5 zeruka Mukura yatsinzemo match enye inganya match imwe yanganyije na LMR kimwe kuri kimwe, ariko match yeruka gutsinda ni 13 muri 15 yatsinze Rutsiro itsinda Marine itsinda Magaju itsinda na Gicumbi kugira ngo mvuko nikoze parikuru ni ikomeye yose hamwe mu mikino maze gukina ifite 26 bivuze ngo 13 yakoreye mu mikino 5 heru. Yego 5 heruka mbere byari byapfapfanya hari n'igihe Canisius yari yagiye kuri pressure yuko ashobora gusezererwa. Mukura yizaza niki kuri tere abakinnyi bo kwitega nabaye muri iyi match ku ruhande rw'ikipe ya Mukura Victor Sport. byari kuba bigoye iyo Rayon Sport iza gukina cyangwa se Mukura iyo yakira ikipe ya Rayon Sport biri muri ibyo bihe twavugaga bya Canisius byari bigoye. Ekipe yari tarabona navuga ngo 11 tuba ariko tubyita cyangwa se kuvuga uti mfite nibura erema nakoresha uwo byakanga n'uwujuje amakarita wajya hanze n'imvune n'umuntu navuga ngo urwego rw'urimo ruragenda rusubira inyuma ariko nibura ekipe wari uyifite. Iyo ni Mukura rero ku munsi w'ejo izabikira n'ikipe ya Rayon Sport, ngira ngo mu kiganiro cyo ku munsi w'ejo nabwo tuzafata undi mwanya tuyiganireho cyane mu buryo bukomeye. Ibiciro noti y'igihumbi nasigaye nabonye ari igihumbi ariko abanyamahanga mujye mureba umunsi w'ejo bikaba 2 abanyamahanga mwagiye mureba umupira abanyamahanga babihagarariye kandi gugasoza ukuntu bahagara kuri kadunduzi kandi hejuru. Reka mvuge kuri icyo kintu hari uturere tugira amahirwe cyangwa se abatuye muri utwo turere bakagira amahirwe abandi baba bifuza bikabacanga. nk'ubu ngubu ngiye ntababeshye ngiye nabonye ikipe ikina diviziyo iyo ariyo yose bwa mbere n'amaso yanjye 2018. oya se yego ko ese umutara wabaga mu cyiciro cya kabiri ntabwo twari tubizi twebwe kare ari ahantu iwabo nk'aya mahirwe y'iki kibuga Muhanga ifite ufashe nk'ikibuga ukakizana nk'iwacu Kiramuruzi match niyo wayishyuza bitanga ariko mu Kiramuruzi gute kandi mu Kiziguro oya mpamvu ahantu nyine hari umwanya iyo bita uriya mujyi wacu w'Ikiramuruzi na Kiziguro ni umujyi urimo imijyi ibiri ihangana cyane ariko ikibuga katubemerera bagishyira Kiramuruzi uvugira Kiziguro kandi umunyaki impamvu Kiziguro ntabwo twapfa kubona ahantu nyine hari ikibuga ku kanya kuko iyo usaba unatanga n'ahantu nibura ati zana umwanya dushyiremo ikibuga ushaka Kiramuruzi ku isoko ndashaka ikibuga hari Kiramuruzi hafi hari kwa Gakenke uhakire stade noneho tutubwira uti match ya Makiza iba ari 5 urebe ko kandi umwana hari umuntu utarabona ikipe ikina icyo bita diviziyo umuntu wangakina icyaka abajamberi bahavuka n'iki byose nta gitekerezo iyo tugize amahirwe bakaza ari iwacu nta muntu uteka umuntu yirirwa ubunyobwa ubona Jabera asimbuka nawe ugasimbukana nawe atira igitego nawe ukinjira mu kibuga none Muhanga barabaha stade ariko siko Muhanga batekereza ko baka stade nkuru bakabana na match isoza fazare match iremereye kuri rwa rwego ya APR ya Rayon Sport na Mukura umuntu ukabona arimo kuri amasaha ya match arimo arakina damu ayo magambo uvuze kuri Muhanga nana yavuga ni Bugesera naho ntabwo ntibakunda umupira bajya baza rwose mana yanjye ubundi ikipe zo mu ntara ubona zifite abafana ni Rubavu ni Musanze Musanze niyo yabakiye n'amagare ubona abafana baje bira ni umuco rero kandi ikibuga ukuntu kimeze ariko iriya stade match ikaberaho umuturage w'Imuhanga mu cya kabiri ugasanga arimo arakina damu ngo amutsinze Sandamu kandi ngo ku kibuga ibintu birakomeye cyane bagerageze nabo urumva mu cya kabiri bari gukina damu ugasanga ngamukubize Sandamu abantu b'Imuhanga turabanenga cyane ntabwo bakunda umupira pe ku munsi w'ejo bakabaye niba banakina na stade erega n'uyu mukino n'akarere kabagoye kugiramo uruhare
bati twakira umukino ukomeye mureke bakamukoramo tugire iyo shusho mobilizasiyo n'iyo foto ukazana n'umufotozi n'ushinzwe PR mu karere agafata ayo mafoto akayatwara ejo amafaranga aza niba urumva azayarara yamaganya yarihuye yuko batakiriye Rayon Sport nibyo byiza biri i Muhanga ku munsi w'ejo cyane abacuruzi b'Imuhanga se none se ntibazacuruza ejo ntabwo tuzajya muri stade tutariye waba utariye ntibibaho Nereze Ferwafa itegereza gufata igikombe cy'amahoro we na finale ikayitwara i Muhanga izakururwa n'iki nta bafana n'uwo bahazi. mukino baje bagasanga kuko mukura na Leon ikipe zahurira kuri finale iyo ariyo yose ahangaha amanota Shangiye match- ku karere mace ya aperi yanciye abagomba kuzamuka nagiye kureba cyane. mace ya aperi Warayibonye? mace ya aperi n'amagaju erega wanamamariza ibikorwa by'akarere zana abantu b'icyeza cyane rwose ushake gahunda ihari ubashyire mu kibuga ushaka unabishyure ku giti cyawe nturebe ukuntu Sure. uturere twinshi turi kubakirwa amasitade buriya muri afurika y'epfo ibyo bambwiye kuri Kaizer Chiefs ntabwo ikinira Johannesburg buri gihe imijyi irabidinga bati turashaka match ya Kaizer Chiefs cyane. ize Dabani ize Polokwane n'ahandi hatandukanye urabona nk'aya masitade yose bari kubaka Gicumbi igiye kuzura Mukebera Gicumbi mbonye tapi yahageze by the way. urabona ko zigiye kuzura abantu b'igicumbi Eh, Gicumbi amakamyo aramena nko mu inye myaka iri imbere uturere ubundi twakuriye gusaba bati muduhe finale y'igikombe cy'intwari Nzabigenza nk'uko uko. umunsi w'intwari Cyane. wizihizwa mu turere dutandukanye Yeah. bati muduhe finale ya super coupe muyizane hano Cyane. bavuze ntiyakire super coupe n'ahandi hose n'igikombe cy'amahoro bagasaba ntabwo ari ngombwa imikino iba i Kigali gusa ntabwo rero ahubwo uzanye igitekerezo tuzajyana mu mwiherero wa Rwanda Premier Ku cyumweru? ku cyumweru reka tuzajye tugitangemo icyo gitekerezo Cyane. ahubwo umupira ntibazongere kuwashyira ku buntu bajye bawubidinga